muraho neza murakomeye ndabasuhuza cyane abatureba Rukizangabo Shami Official TV. Nizere ko mumeze neza aho muri hose, natwe turi aho turakomeye. Muri studio zacu nakiriye umuntu ukomeye, umubyeyi nge navuga ko ari n'umubyeyi wanjye. Aje kutuganirira nanze kuvuga abakuru, burya mu kinyarwanda ntituvuga abakuru, bashobora kwivuga. Umubyeyi burya twebwe twarivugiraga ngo iwacu, iyo umuntu yavugaga ngo iwacu bagiye he, umuntu yahitaga amenya ko ari ababyeyi be. Muraho neza, muri amahoro? Muraho cyane. Ubu kuri ngewe uri sogokuru cyane rwose. uri sogokuru mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Yego, nagira ngo rero mutangire mwibwira abatubona. Nitwa Muzungu Karoli Samusoni, navukiye ahantu bitwa Imamfu, ariko kera yari sheferi ya Rumuri, muri sheferi ya Buganza Nord bw'amajyaruguru. Yego, Buganza bw'amajyaruguru. Nk'uko rero babivuga, nubwo icyo gihe imyaka y'ubuvuke itabaga yemejwe neza kuko batandikaga abantu bakivuka, ariko ngewe bagendeye ku nzara ngo bitaga Rwakabitezi, ahantu abandi bahise Matemane. Icyo gihe rero bavuga ko yabaye mu mwaka w'1944 na gatatu igashira muri na kane. Ngo ni yindi yatewe n'intambara ya kabiri y'isi yose. Ngira ngo rero umukecuru wanjye bamubajije igihe navukiye, bavuga ko batangaza iyo nzara ya Rwakabitezi ku muntu wari warwanye n'umugore. Icyo gihe ngo yari asamye inda, yarantwite. Noneho iyi nzara ishira mvuka. Yego. Ubwo rero abazi imibare n'imyaka inzara yatereye nibo bashyize muri 44. batubwe yavutse mu 1944. Baratereranyije baravuga bati ubwo iby'itariki byo. Ubwo rero itariki zo ntizamenyekana, uretse ko bajya bashyiraho itariki ya mbere, ariko njye nishyiraho itariki 20 z'ukwa 12. Yego, mu byangombwa byanjye. Umaze ugiye kuvuka mu minsi mike. Ubu rero ntaho navukiye, Imamfu susheferi ya Rumuri yari igizwe n'agasozi ka Karama, n'agasozi ka Mamfu na Rumuri, n'agasozi ka Gakorokombe y'Abaniga. Gakorokombe burya si hafi ya Remera se? Ni ahubwo ni hafi ya za Bibare na Muhungu. Hafi ya za Bibare. Bibare na Binika. Yego. Aho rero hari hatuye Abaniga. Abaniga. Wari umuryango w'Abaniga. Bakomoka kuri Kigeli Ndabarasa. Nzi n'umuhungu epfo za banza ari za Nyagasiga witwaga Sebaniga. Gikoma. Za Gikoma hari Gikoma. Bishobora kuba bivana aho ngaho. Aho rero niho navukiye muri uwo mwaka. Hanyuma nari ntunzwe aho maze kumerera ubwenge buhoro, naragiraga inyana zo kwa databuja nkaziragira. Ariko mu mwaka w'1950 mukuru wanjye yaje kugira umugore atwite inda, ananirwa kubyara. Byanze rero kubyara, yagiye bategetse ko ajya i Gahini. Ariko masenge yari umupfumu witwaga Narama, aravuga ati reka da, ntabwo agenda, nagenda arapfa. Ariko kuko twari dufite umusushefu witwaga Karangwa Fausitini, yaramaze kuba umwangirikane. Icyo gihe ntibyavugaga Anglikane, yari CMS. CMS ubwo bivuze Société Mission
Société c'est CNC ubwo C ni S ni société mission société mission church mission société church missionary society 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 church missionary society yego kuko ubwo ni ku itorero ryacu ryitwaga abongereza barizanye yaje muri izo nyuguti byari biturutse mu Bungereza byari biturutse mu Bungereza barizanye muri iyo nyuguti we rero Karangwa yaramaze kuba umukirisitu noneho nk'usushefu arahurura yumva ko hari umudamu wananiriwe avuga ko umuntu agomba kugiga hino naramatoya Karangwa toya ashyiraho abahetsi bafata ingobyi kuko iyo gihe twavanaga ingobyi za Muhura za Rumuri tukazijyana igahini yego agezeyo rero yabyaye umwana upfuye none abyaye umwana upfuye muganga yitwaga Bwana Caci Bwana Caci nararyumvise umuganga nawe wubatse gahini witwaga Bwana Caci none haza kumubwira ati rero watinze mu byo kuraguza n'ibindi by'abanyarwanda bituma umwana apfa iyo aza kare ubu utwaye umwana na nyina ubwo rero mama yahise atangira uko gusengesha kwa mu gitondo mu bitaro atangira ajya gusenga aviga hini urumva kubaga umuntu icyo gihe byari igitangaza kumva ngo umuntu yabazwe byagomba gufata nk'igihe cy'ukwezi kugira ngo ashobore gutaha ubwo rero yatashye yarahindutse pe umukirisitu nubwo yaratarabatizwa yego imyenda ya gitani mikara bambaraga ajyana kwa Buracokoye Jogi umugore amudodera igiteyiteyi yadutse rero iwacu Impamvu muri ya myenda y'imikara yajyanye azanye igiteyiteyi iyo myenda y'imikara yavaga he yavaga nkeka ko yavaga i Bugande ni Bugande kuko ariko mu Rwanda yanamaze kugira abacuruzi b'Abarabu nabo babaga bayifite Bwana Caci turi bumugarukeho ariko mu mazina yawe harimo Muzungu kubera iki bakwise Muzungu kubera cyatumye banyita Muzungu icyo gihe hari ibintu leta y'icyo gihe n'umwami n'abatware bashaka guhingisha abantu ngo barwanye inzara noneho rero shefu Nyamucenshera n'umuzungu tutazi izina na Karangwa baje iwacu gufata abantu batagiye guhinga ibipimo Ruriziya noneho urahageze umukecuru baramusohora n'akana niba nari mu myenda niba nari mu mpuzu simbizi nuko bati jya fata isuku ugiye guhinga nuko n'umuzungu akorakora mu mutwe n'urusatsi rw'uruhinja nuko aravuga ati isubire mu nzu uri umubyeyi ngaho rero mu musatsi donc ubwo muri icyo gihe muri za 44 aho nuko abwira mama ati isubire mu nzu ni umubyeyi nuko asubira mu nzu ntiyajya muri guhinga igipimo nuko rero ngaho nakuye Muzungu yego hanyuma ndacyari mu mavuka yawe ubwo wavutse ku ngoma ya Rudahigwa navutse ku ngoma ya Rudahigwa ku bwa Rudahigwa hanyuma rero uvuka ku bwa Rudahigwa hari ikintu wavuze ngo ukiri muto waragiriraga inka za shobuja ubwo se umuntu yatangiraga kuba umugaragu ryari ko numva zitari izaso watangiraga kuba umugaragu kuragira inka za shobuja ryari kugira ngo dongo ni ukuvuga ngo shobuja yabaga hatseso ni ukuvuga ngo n'abana be rero babaga ari abagaragu ba buwo uhatseso so yarahatswe nande yarahatswe n'umuntu witwa Gasagure ka Gakamba nka ba Karegesa bariya
uriya wari prefe Kamari Karegesa nyakwigendera bari abajiji bari batuye hari imuhura kuko ubwoba bamwe bahimuka bajya Imafu abandi bahimuka bajya i Remera ndetse abandi bahimuka bajya i Rukara bariya ba Kamari Karegesa kuba abanyarukara bari bavuye aho ngaho iwacu Imafu na hehe. Ambasada Kamari Karegesa Imana ikomeze kumuhira ubuko ridashira nanjye ari inshuti yanjye ise niwe so yarahatswe ku wundi bavaga indimwe witwaga Gasagure ka Gakamba ndetse akaba n'ubu agifite umuhungu hano igikondo witwa Muvunyi John. Turavugana umuhungu wanjye ajya gusaba yagiye kumusabira n'umukobwa wanjye yaje kumusabisha ihumure Muvunyi uburyo abana banjye bafite uko bitwa n'inka zacu zifite uko zitwaga ariko mu bana banjye nashyizemo Muvunyi uretse ko nagize ibyago akagwa Kongo muri cya gihe cyo guhunga cya Macinya no mu nka zacu nshyiramo Imbabazi mu Mbabazi nshyiramo itwa Ingangari ari nayo nakoye umugore wanjye kuko kwa Gasagure bari bayifite urumva rero ni ibintu uruzi ko cyari igihango ngize amahirwe ndimo ndaganira n'umuntu wahatswe ubuhake abantu babwumva ukubiri hari ababwitwaje bakumva ko kwari ukwica abantu kwari ukubazonga kwari ukubazengereza none wowe uko bivuze numvise cyari igihango cyatumaga ndetse abantu bomatana no kugezana n'ubu ku buryo inka zanyu ziba nk'inka ze hakabamo n'amazina agenda ahura kuri wowe ubuhake n'iki bwari iki. Hari ibintu abantu bajya bavuga ntemeranya nabo cyane cyane iyo bavuga nk'uko nakubwiye guhinga ibipimo abandi bakabyita shiku. Shiku rero abantu iyo bumva shiku bumva ngo ari ikintu cyari kibi cyane ababiligi bazanye n'abayobozi ba cyami bari icyo gihe n'abatware bakabibangira ariko icyo gihe ntabwo ariko byari bimeze nge kubwanjye no kuvuga ngo ntabwo abantu bagiraga amasambu ko moteri ahubwo ibikingi binini byari iby'inka nizo zaharirwaga kugira ubwatsi bwinshi noneho rero uwo nyiri igikingi abantu bakamutura iruhande akabaho bahinga akabaho baragira akenshi yabaga yaranabagabiye yabaga yaranabagabiye inka nk'uko data yari ameze nk'uko mbikubwiye. Iyo shiku rero bavuga bakayikuririza ikaba mbi nge sinjya nemeranya n'ababikuririza ngo ibe mbi kuko ko abantu batari bafite amasambu hari igihe bageraga bakajya mu gikingi cya kanaka bagapimamo ibipimo by'imyumbati umuntu wese udafite aho ahinga bakamuha intambwe 50% none iyi sezo bagahinga imyumbati sezo yindi bakajya mu gikingi cya kanaka bagakuramo ibindi bipimo bagahingamo none ibyo bintu rero ni nabyo byarwanije inzara bituma abantu batagera ariko icyo nabonyemo cyari kibi gusa nuko babifungaga kugira ngo bizakurwe byeze noneho umukenewe babandi babakurikira udushore yashaka kujya gushoroza bakamubuza ngo ibijumba bibanze byere cyangwa imyumbati. Kuko muri iki gihe muri koperative hari igihe uba warahinganye n'abandi umuceri bakanga kujya kuwushoroza kuzageza ugeze mu bubiko bwa koperative bakawugurishiriza. Icyo gihe rero ni nk'uko mbese ubu ngubu bakubwira ngo sarura ishyamba ryeze we gutema uduti tuteze ukagomba kugira icyemezo cya agronome ngo ubanze kuri teba wishoroza naho ngaho niko ako kantu karimo gusa k'umuntu waburaye ariko bagategereza ko azasarura rimwe
na wa wundi wigize, ariko ibindi ikiboko cyavugwagamo nge mu bwanjye mbona Shiku atari ikintu twavuga ngo cyari cyo kwica abantu, kuko batagiraga aho bahinga, ahubwo ni nabyo byari byiza nyuko mbona, kuko ubu ngubu abantu bariho bicwa n'inzara kubera ko ubutaka bwarangiye, batakigera aho hantu bahuriza ubutaka ngo bahahinge umwaka wo kubarengera. Icyo gihe rero abantu bari bake, ubutaka ari bwinshi, noneho bakagira ahantu bahuriza ubutaka, imyumbati, ibiki byose, ndetse nicyo gituma sushefu wacu Karangwa yari elite mu guhingisha bene ibyo bintu. Shefu Nyamucenshera yari elite mu guhingisha, kuko muri izo nzara bo bari Muhura yari ifite imyumbati, yari ifite cyane cyane imyumbati za Rwinkwavu. Twabonaga amakamyo yitwaga ngo Visi Kongo, yavaga Rwinkwavu aje kugura imyumbati kwa Nyamucenshera n'ifu yo gushyira abakozi bakoraga muri Jeo Rwanda Rwinkwavu, bacukura amabuye y'agaciro. navugaga ngo ikiboko cyavugwagamo cyo ikiboko ngira ngo wenda kuko nta bihano byo gucibwa amafaranga byarimo, yego nta mafaranga yacibwaga icyo gihe, nuvuga ngo nyiri icyaha wese yarakubitwaga, yarihaga akabuno. rero ni ukuvuga kandi nge kandi uko nabibonye nta nubwo bakubitiraga umuntu gusa ngo bavuge ngo ni muryame gusa mbakubite, donc wabaga baraje ikawa, nuko ikawa yabaga idashobora kurara ngo imeremo icyatsi, ikawa basanga iraye bakaguhanira kutayikoze. Ariko wigeze ubona abantu bakubitwa, umuntu bamukubita ikiboko? Sinabonye ibiboko, ariko nange naronesheje bankubita inkoni. Uwitwaga Rugwizangoga Medalidi wari ikirongozi cya Karangwa niyo wategekaga aho ngaho impamvu, ariko nange naronesheje bankubita inkoni. Urumva rero gukubitwa guhana byari uguhana, donc ahubwo ku buryo n'ikawa yawe yararaga babona uri umunyantege nke bakayiha undi muntu ushoboye kuyikora. Ikindi niba baje kugenzura ko ibipimo byahinzwe bikarangira bagasanga butarahinze, baragukubitaga kuko utarangije tashe y'igipimo cyawe kugira ngo urwanye inzara. Donc rero ntabwo byari ngo banze babeyure gusa, ushyira abantu ku murongo ngo ntibabeyure. Gusa nigeze kubona kumva nanjye agakuru, ariko naramubonye umusushefu umwe yigeze gukubitira abantu urugomo, abonye ahantu hari inzuzi mu makawa, nuko ahantu hitwa Rwasama iwacu, Rwasama yo munsi ya Byumba, oya Rwasama burya na Mafu na Rumuri bigira Rwasama, bigira Rwasama. Harya wigeze handi kuri twazo santere twa Karambi, hari igikombe kiri hasi aho, hari igikombe kiri hasi aho kigaruka kuri Karama, nicyo cyitwa Rwasama. Ese Rwasama suko babonaga cyasamye gitya, urumva Rumuri iraza ikagikoraho, na Karama ikagikoraho, na Mafu, noneho kikabamo gitya nk'iriba. Ariko ndahakumbuye hariya hantu n'ukuri urahavuga mukanyiri bona hadutembereze, uravuga imisozi yawo, kuko abatubona hari ababa bari muri za Amerika, Canada, i Burayi bakahakumbura. Uraza no kuba dutembereza utubwira udusozi n'abatuyoboraga n'iki byose, ariko banza utubwira uwo musushefu, icyo kirongozi icyo cyankubise cyangwa uwakoze urugomo yabonye igihambo cy'inzuzi zarameze mu ikawa, cyari ikosa ko hagira ikawa ibintu bindi bimera mu ikawa, ko hagira ibindi bintu bimera mu ikawa. Ubwo rero we yarazindutse arazirandura, arandura inzuzi ziri mu ikawa. None se si igihingwa cyari cyameze mu mbuto. Noneho rero reka ze mbikubwire se nyine, none yageze arazirandura, none yaziranduye, ariko akaba yavuze ko ariho bari bukorera iperu ngira ngo ni ijambo riva mu Gifaransa ryitwa apere.
kuko bahamagaraga ngo muze ku iperu donc ni na pere guhamagara niba ari n'agataro wenda n'isuka n'iki bitewe n'igikorwa bari bukore yego bitewe n'igikorwa mbese ni nk'ubu batubwira ngo ku muganda ejo muzaza amapiki n'ibitiyo n'iki tuzatera ibiti donc nuko aperi yari imeze we rero yarazindutse arabikora arangije yarazi kuvuga neza cyane se yitwaga Kadasi ngiye kumuvuga reka mugirire ibanga nk'umupasitori yego ariko ntakiriho ariko ntabura abamukomoka bo barahari noneho rero icyo gihe aragenda arazirandura aze kuzirandura yakoreshaho iperu ariko yabigambiriye nuko hageze basanga inzuzi zaranduwe nuko yaza ati shati muri ikawa harimo iki bati harimo inzuzi ziri hese bati turabona baziranduye ninde waziranduye se bati ntitumuzi iyo baranduye inzuzi se byitwa umujinya w'umurandura nzuzi ati namwe rero kuko mwakerewe nabategereje ndababura ndazirandura n'umujinya wose none nimuryame mbakubite kuko mwakererewe urumva rero bararyama arabakubita ariko wampisha izina rye nubwo ndizi ariko hari za Rumuri hariya hejuru ihari muri susheferi ya Rumuri yego burya rwasa umuntu avuye amanutse nk'imuhura akagera muri ka kazika hanyuma kurira akagera hejuru ku mashuri yego noneho ugeze ku mashuri rero ugeze ku mashuri hasi aho ariko si Karangwa n'uw'imbere ya Karangwa ugeze harya rero ku mashuri ukasuka ujya kuza amafu reba hasi aho iyo niyo Rwasama ubu hari n'amasoko y'amazi isoko y'amazi iva Rwasama ikagaburira za Rugarama ikagaburira za Kabarore hari isoko y'amazi nziza cyane aho Rwasama ni ya kera ni ya kera hari na za kano ziriya z'Ababiligi zagendaga abo rero niho navuga ngo nabonye wenda yabakubitiye nk'urugomo ariko ubundi bakubitwaga ku giti cye doko sushefu cyangwa shefu yagiraga ubugome ku giti cye atari system urakoze kudutembereza aho ngaho ariko hari umugabo uvuze numva data bari baziranye cyane baranayoboranye umuntu witwa Nyamucenshera ko muzi mu bice byo mu Buyaga yaje kugera iwanyu hariya Nyamucenshera yari ubundi kimwe na ba Medaridi ubundi ikivugo cye yego ngo yitwaga inyanja itavogerwa niwe witwaga inyanja itavogerwa umudakumburwa y'Imuhororo donc Imuhororo hariya haruguru mu Bumbogo donc rero akavuga kwa Rubimbura rwa Nyabigondo akazamuka naho ngaho nyine ibwami yego rero yari umuntu uzi guhingisha cyane Nyamucenshera rero ubwo urumva ko navutse ari buri shefu nanakuze kuko ngiye mvuga ngo narakuze menye ubwenge hari muri 52 aribwo natangiraga ishuri. Watangiye ishuri muri 52? Muri 52. Uraza kubigeraho. Aribwo natangiraga ishuri. Ubwo rero nabonaga Nyamucenshera ategekaho. Nyuma rero ubuyaga bwo kwa Midaridi Munyaneza haje gutera inzara. None hateye inzara barabahinduranya. Ariko inzara yo mu buyaga ni ya kera mu barabahinduranya. Noneho Midaridi Munyaneza zimuhura. Noneho Nyamucenshera aza mu buyaga hariya nyine sheferi yari yubatse Bwisigi. Ibwisigi harya hejuru. Yego. Nyamucenshera burya aje ni wateje muri burya buyaga urutoki.
niwe wahateje amakawa yego kuko yahaje aje kurwanya inzara yahahoraga. ni ukuvuga ngo buriya aho komine yubatse ni naho sheferi yari yubatse. niho sheferi yari yubatse. hari ku mana, hari ku mana ya Nkoronko, ku mana ya Nkoronko, hari mu Gitega, hari burya we harya ibwisige niba waranahageze uzahasanga utuzu twa kera, utuzu twa kera tw'Ababiligi, twabaga nk'inkiko n'utundi tuntu nk'amazu y'abashefu babagamo, hari ibwisige hejuru, hari ibwisige hejuru. ubwo rero niho yabaga agategeka hepfo za hunga y'abadahunga, agakomeza za Gishoro cya Buhengeza, ubuyaga bwarakomezaga bukaza Rwasama hano hafi na kaburimbo n'icyayi, ubuyaga bugakomeza. abuzukuru ba Buhengeza ejo bundi barantelefoniye nibareba iki kiganiro ndabatashya cyane. noneho bari Nyagatare hari noneho rero bukaza bukagera za Burimbi, muri iryo misozi ya za Kagamba, iryo misozi ya za Kagamba na Rebero na yageraga ahantu bitwa Bushwagara. Bushwagara kuko burya Bushwagara yaje muri Byumba, yaje muri Rutare nyuma bashyizeho amakomini, ariko mbere igihe cy'abasushefu, igihe cya Barukoza se wa Kabuye ngira ngo niko nabibonaga, bari bafite inka z'ibigondo narazibonaga kuko kwa sogokuru byara mama hari aho hafi kuri Warufu, kuri ya mugezi wa Warufu. ubwo rero narazibonaga izo nka za Rukoza, bakaba ibigondo bya Rukoza byaje. iyo Bushwagara rero aho bitwaga bakagonyera nabo wari ubazi. Kagonyera Karushema, ategetse impamvu. Kagonyera burya yategetse impamvu. yategetse impamvu mbere ya Karangwa. yego ni mu gihe cya Babayija Hedidas. mu Kagonyera simuzi ko muteri ngo murebe n'amaso yanjye, ariko niyo wayoboye harya iwacu impamvu, akoresha umuhanda uva harya ku Karambi kugera harya iwacu atezaho ibiti. n'ubu ngo iyo uranduye igiti, ariko ubwo barabiranduye ko bategetswe gutura ku mihanda bagenda babirandura, ariko ujya kumbuka umusaza urakubwira ngo uranyima igiti nticyatewe na Kagonyera koko. ariko n'iki cyabaye kugira ngo abantu babe baziranye nka gutyo, wumve uzi abantu bo mu Buyaga na za Warufu iyo ngiyo na za Hunga y'abadahunga, utambuka ugere za Heza, kuki abantu bamenyanaga bari ni ubuke bw'abantu, harimo ubuke bw'abantu, ariko harimo n'imbyino zasingizaga abatware zikavuga n'imisozi ku buryo washoboraga kubyumva nubwo waba utabizi. wenda nguhaye urugero: nari hunga y'abadahunga, nari hunga y'abadahu, nari humure ntaremera. donc noneho rukumva ibyo bintu abantu barabivuga, kuko imisozi hari iwacu ikunda kugira uruhererekane. urumva hunga y'abadahunga, urumva humure na Remera, urumva Bugarura na Mafu, urumva Gorora na Nyagasiga, urumva Muhura na Rumuri. ibyo bintu rero niyo wagera ku Gisenyi mu bantu bakuru bahacuruzaga inka, iyo umubwiye Muhura yumva Rumuri, wamubwira Rumuri akumva Muhura, wamubwira Mafu akumva Bugarura. birandyoheye cyane kuko iyo misozi abantu barayivugaga kandi baranayigendaga. ni urwo ruhererekane, ni nabwo wumvise na Kayirebwa yiririmbyeho Mafu na Bugarura, kuko yari umunyabugarura niko numva. nuko izo mbyino zagiye he? izo mbyino rero zatumaga abantu bamenywa, zatumaga abantu bamenywa.
ukumva bigize bityo ukumva barasingiza umutware umwami yaraye Rwanyonga donc iyo mbyino ikabyinwa n'imbyino za kera ukumva akabyino k'umutware waba wibuka donc sinamenya ibice byinshi byazo ariko wenda tuvuge gitinda n'amayange kwa Semucyo ni kwa Semucyo wera ubwo yari shefu waho yari shefu waho ariko ntibamuvuge noneho bakamusingiza ko ari Semucyo wera noneho rero niba abantu bigatsibo baje gutaha ubukwe Muhura bazanaga iyo mbyino yabo hakaza gitinda n'amayange kwa Semucyo wera no ukumva rero ziragenda abantu bagenda bazimenya bamenya abantu bategeka mu bisingizo byabo kenshi niko babavugaga nawe wari uhatse so akamaro ndashaka kuvuga akamaro yabagiriye mumaze kumuha kwaho cyane ko kugira shobuja kwari ukugira amaboko yego niki mwamusaba niki mwamukuye ku buryo uwo databuja Gasagure yaje gupfa asiga umugore we witwaga Mugore Nejo yego ari we nyine bamuvunye John nakubwiye rero icyo twamukuyeho twakuragaho byabaga ari uburyo bw'ubuntu yewe nanjye nagiye guhakwa nanjye nikoreye inzoga data na mama bayinyongeye ngo ninjye kwa databuja kumusaba kandi nari umwana we dore uko babigenza rero umuntu wabaga yaraguhaye inka cyabaga ari igihango gikomeye kugira ngo uzamugambanire kugira ngo uzamugirire nabi kandi umurahira data ntabwo yakuraga agakamba mu kanwa ndakica agakamba ubwo rero nanjye nagiye aho nkuriye nkatanga inka ubu nanjye ngeze Mafu wasanga ndakica muzungu tugisoreze ku myigire yawe wambwiye ko watangiye ishuri muri 52 icyo gihe umwana kujya ku ishuri gutegurwa kujya ku ishuri mbarira iyo nkuru byabaga bimeze bari imyaka ingahe twebwe twagize amahirwe ubwo niyo mvuga 52 mba mvuga imyaka 8 ariko twebwe twagize amahirwe hari iwacu warahageze n'amashuri warayabonye arya amashuri katolike burya twaturanye nayo mu mateka rero bavuga ko abapadiri bazana ba kateshesi bo kwigisha bigishirizaga mu ngo bavuga rero ko bigishirije mu rugo rwacu bigishirizaga mu rugo rwacu kuko nirwo rwari ruturanye n'ikibanza cyabo nyuma rero nanjye niza aho mu Gatolika muri ubwo buryo hanyuma igihe kigeze kwa kundi wavuze mama agiga kwa kundi navuze azamukanye ubuprotestanti nibwo nanjye yaje ahita anshyira muri semisi urumva nka Mafu hazwi y'umusaza witwa Ntambuka uramuzi n'abakobwa ba Pisi n'abandi ndamuzi hari ahantu ko ari mu Giporoso ba Pisi barya ba Pisi barya ba Juliette na wa mukobwa wakoraga burya ninjye wababyaye muri batisimu bamwe nibo bo nyine Mukahigiro yego burya naramwigishije mubo nigishije namuvyaye no muri batisimu no muri bariya bahungu be harimo abo naribyaye burya Pisi yabyawe n'uyu mukecuru wanjye urumva rero nyine Mafu Mafu nyine bakwigishiriza mu rugo hanyuma hari agashuri kahatangiye
hariya mu kibuga impamvu aho mwari muri n'igihe muje n'umurishyo. Ako gashuri kigishwaga n'umuntu witwaga Rusekura Evariste nizemo. Nyuma rero mama nkuramo muri 52 amaze guhinduka umuprotestant, nibwo nagiye kwigira hakurya Karama aho ngaho urusengero rwari ruturanye n'abantu wamenya hari Gahima ka Bakame, akaba ari wese wa Gahima, musenyeri w'Igahima. Burya ni Abanyakarama harya ubu ni mu kagari ka Rumuri. Urumva rero ubu protestant wenda turaza kukigeraho uko bwaje, uko byaturutse za Gahima, byabanje cyane kurandaranda mu Buganza. Kandi rero igihe Rutsinga rwa Rwizibukira wahategetse nawe yari umwangirikani, yari umuprotestant. Noneho na Karangwa nawe yari umuprotestant. Noneho na Karangwa Kajisho ka Nkeramiheto i Remera nawe yari umuprotestant. Abasushefu batatu na shefu wabo aho bajyaga n'ingabo zabo niko zahajyaga. Nabo bagomba guhinduka. Nicyo gituma usanga kariya kantu kiganjemo abaprotestant. Hanyuma ho revolisiziye uwitwa Nyambwana Isirayeli arabatsinda, se wa Majoro Umugabo twita Rukotana. Noneho rero nabaza ari umwangirikani, ari umusemesi. Noneho urumva ko icyo gihe ubwo buprotestant bwakomeje kugenderaho. Noneho batora n'abakonseye, harimo abitwaga ba Karwashi, ugasanga ari majorite. Abaprotestant baraje, byajya mu bigo by'amafuwaye ugasanga ari majorite, kuko babaga barize kudoda kugira bate bashaka bigisha abandi utwuga, bigisha abandi gusoma, ugasanga nabo ngabo bariho baboneka cyane. Kuko tuzajya kuri yitwa umukoroso. Urize ugeze mu wakanga, ugeze mu yahe mashuri? Navuye Muhura muri 58. Hashize imyaka 4 nibwo twakoraga examen y'ishungura, kuko imyaka ya gatandatu yari mike. Imyaka ya gatandatu yari mike ku baprotestant, uturutse za Byumba, za Bisika, za Hehe, za Ruhengeri kwa Babayanga. Umwaka wa gatandatu wari Gahini. Umwaka wa gatandatu wari Gahini. Donc rero twagomba gukora examen yo kugira ngo ubutsindire ujyemo. Noneho ubwo rero byitwaga interina. Ubwo rero nuko natsinze muri 59 injya mu nterina muri 59. Ndatekereza ko nizi igihe kibi kuko hari n'igihe badukuraga mu ishuri ngo tugeze Karubamba gutangira abaporosoma. Wari umurunari icyo gihe ariko kuba barunari ntabwo byari runari komuteri. Donc nuko bari abantu b'imico myiza. Ushatse kuvuga ko runari bari donc bari abantu b'imico myiza. Abaporoso icyo nshaka kukubwira ni abaporoso bari abantu b'abanyamico myiza. Donc muri iyo mico myiza nta karengane bashaka gushyira ku muntu uwo ari we wese. Noneho niba aporosomi ivuze ibi, niba Parmehutu ivuze ibi, umwangirikani nyawe ntabwo yajyaga muri ibyo bintu. 59 ndaguha urugero. 59 61 nagiye gusenga ariko wa gatanu.
icyo gihe iwacu hari harasigaye hatabaye icyo bita gukora, kuko icyo gihe gukora byaciye muri Byumba, muri za Gituza, za Nyakayaga, bigenda mu bwa ry'Umugabe, ariko kwa Munyaneza kuko ari waraje Muhura ntibyahageze, uretse ko za 58 nyine bari bafashe bakabafunga, bagashyiraho abagateganyo, bagasamagera Samagera uriya niwe waje kuba shefu wa Muhura, yoherejwe na Raderi, kuko amashyaka amaze kuba bagendaga bagabagabana, abari mu ishyaka rimwe bakajya. Abaprotestani rero ntibanywaga nkeka ko ari se wa Gasamagera Werazi, kuko yaturukaga Ishyorongi. Niwe rero yaje kuba sushefu provisoire nyuma ya Munyaneza. w'iki gihe yego niwe waje gusinya niwe w'iki gihe yoherejwe na Raderi. Munyaneza yoherejwe na Raderi. Bon, ubwo rero abaprotestanti ntibanywaga inzoga, abaprotestanti bakuru nibo bari barize gusoma no kwandika. Abaprotestanti bakuru uzi ko bigisha gusoma no kwandika ku buryo babasanganaga kujijuka. Rero ntabwo bashakaga utuntu tw'amacakubiri, tw'amacengacenga, niyo cyatumaga nabo babita runari. Donc umuprotestant nawe bakagera buriya zabyumbaho bikomeye, bo baravuze ngo ni bakureho rwose, bakureho abaprotestanti baveho bibagirane. Abandi rero bamwe bategekwaga kunywa inzoga ku gahato, abandi bateka kurongora abagore ba kabiri kugira ngo bemerwe none uko ari abantu. Niba ugize nawe rongora, niba ushaka amahoro ukabamo burunari, genda nawe twikere uriya rugo. Donc ni uko nguko byari bimeze. Gutangira abaporosoma za porosoma, donc bavugaga inkubiri y'amashyaka, ariko bakavuga ko porosoma ari ikintu kibi, kirimo abagome, kirimo abicanyi, kirimo iki tugomba no kujya kubarwanya. Ntagendaga wenda munaririmba zariho imbunda ziriho n'ingoyi ziriho, ariko nidutinya ninduza dutabara tutagerageje uko biri. Aro 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 cumi ni urumva navutse 4 niba ari 5 nari muri za 15 aho. Nibuka ko baduhaga n'ibyapa tukajya Roniage ugana caca turi imbere, dogiteri n'ikabutura ye, ko ndakwambara amakabutura ya kake, dufite ibyapa dufite n'amashati yari ariho ikibonero kiriho inka, kiriho inka, amashati meza y'igitare n'amakabutura y'igitare. Oya, byari ibirango by'ishuri, nibyo twabaga twambaye, ntuza nyine Gahini byanditseho, amashati meza n'amakabutura meza rwose, n'ifomu nziza cyane y'umweru n'ikabutura y'umweru. nta ntabwo twajyanye ibyapa nyine harya ku muhanda i Kayonza, wari utaraba kaburimbo, ariko urumva wari umuhanda munini, bavuga ko ariho runiri buce, ije kureba nyine ikumva iby'Abanyarwanda bifuza. Bamwe rero bari muri freedom, twebwe Gahini twavugaga freedom. Ubwigenge nuko freedom ni ibyapa, urumva babaga ari ibyongereza.
ubwigenge abandi bafite independence imediate independence y'ako kanya we Parmehutu kugira ngo yashakaga ubwigenge ako kanya yashakaga autonomy yashakaga ubwigenge bucagase bategekerwe n'umukoroni kuko baba bati twebwe ntabwo twize gutegeka ntabwo twabibayemo biramutse biguyeho twaba tuguye mu rumira reka twebwe tubanze dushake ko ababiligi bamara iminsi bari inari cyane hamwe na freedom none abandi bati rero twebwe turishakira autonomy ubwigenge bucagase nicyo cyatumye n'ababiligi babakunda akaba ariyo mpamvu bagiye ku ruhande rwabo kuko wumvaga bashaka kubamaza iminsi abazungu bageze aho baraza barahaciye koko barahaciye baraza barafotora joni irareba tukabyina independence imediate abandi freedom abandi nabo baba Parmehutu autonomy independence autonomy nabo bafite ibindi bavuga bati twari benshi kuko nka CZM imyaka ya gatandatu twari dufite imyaka ya gatandatu ine twari benshi urumva Kibungo yose Kigali hano Giporoso za Maranyundo bizari bitarajyaho za Rwempasha za Mukono bose batsindaga iyo examen tukimukira Gahini noneho rero tukagira abimutse bakunda kujya muri CZM bitaga C na B kwa Sarabwe no kwa Rwagahaya abandi bakajya muri CZM D kwa Butera ariko kwa Butera bakavangamo n'abasibiri none hari witwaga Rushanda n'ubu arahari ngira ngo Gahini ngo Rushanda yigishaga CZM A yari umuhanga cyane iyo rero A niyo bashyiragamo abasibire ariko babahanga kugira ngo noneho examen ya leta niza itujyana za Bujumbura za hehe iyo bazayitsinda ubwo rero nyuma nge nari muri CZM C y'abari babaga bimutse mu ntuzi hanyuma ahubwo uwo mwaka twakoraga examen ya leta ariko tugakora na examen y'itorero icyo gihe noneho dukora examen y'itorero mu banyeshuri 180 mbuwa 50 ariko noneho bashakaga 40 bajya kwiga muri groupe i Butare noneho hanyuma baza gushyiraho bashyiragaho abantu basa n'abasimbura wenda nk'icumi urumva nazaga muri iryo 10 noneho kugira ngo hagize ubura nanjye nzagende ariko nyuma haza mudirete ngira ngo ni Gudesi Ronesepa ndibuka avuga ko muri Ishyogwe nta bakobwa barimo ko ahubwo iryo 10 ryasimburwa n'abakobwa donc hari interina y'abahungu na interina y'abakobwa Gahini ariko noneho abakobwa bari bafite iwabo hirya abahungu turi hino ariko muri classe twarahuraga aracyahari hariho n'iryo umwami Rudahigwa yashyizeho ibuye n'ubu rirahari ariko harya aho urusengero ruri Gahini aho urusengero rushya rurubu harya niho hari za CZM niho hari za Ruko za CZM izo zavuyeho hari amatsiko menshi donc umuntu yatangaga Minerval cyari 1800 icy'umunani ariko kikabonwa n'umugabo n'umwana w'umugabo
kikabonwa n'umwana w'umugabo kigasiba undi. Ubwo rero ni aho ngaho twabaye. Twaryaga ibishyimbo, twaryaga ibijumba, twaryaga imyumbati, twanywaga igikoma cy'ibigori n'ifu cyabaga cyarashaje kazamo utuntu tw'inyo, abanyeshuri tukatwita abatoni, ngo harimo abatoni, ariko ibyo ntibyatuza kukinywa. Oya, keretse umwana w'umugabo nkanjye narakitwazaga nkishyiriramo, ariko sinakabamo nyine ba shefu do classe. ariko reka tujye mu buzima bw'ubu ko umuderi nazo ubu ushobora kubona umwana w'umukobwa aganira n'umuhungu. Icyo gihe cyanyu byabagaho? Byabaga uretse guhurira mu classe, ariko nta handi mwahuriraga. Donc urabonaga hino uko iteye, ugeze hepfo uzamutse ku ruzi rwabonana, ku mbuto z'amahoro wageraga haruguru umuhanda ukicamo utya kabiri, none ukigabanyamo kabiri uhereye ku nzu witwaga Majoro, uyu w'umunyabwenge cyane bakeka ko yaba yaranduriye mu Bubiligi bakamwica, kuko yari umujyanama wa Rudahigwa, yarize Makereri. Urumva umuntu wize Makereri icyo gihe yari diregiteri, n'umugore we yashaje vuba, yarahungutse agaruka i Gahini, witwaga Nyirandugu Miliyeri. Hanyuma rero iyo umuhanda wageraga hutya, none inzira imwe yacaga aha, indi igaca aha. Iyo yacaga kuri interina z'abakobwa, yica hirya igaca kuri interina z'abahungu, haruguru y'inzu bitaga nta kirakorwa. Hanyuma noneho byagera haruguru bigafunga. Ni ukuvuga ngo abazungu bagenda, wenda ibyo twasubira mu by'itorero, byaza mu nkuru z'itorero. Ariko rero rero noneho nza kwiga, noneho kubera ko batari bamfashe, noneho barangarura ngo ngaruke kwiga muri 6e, ubwo 7e zari zivuyeho. Noneho bangaruye, hanyuma bya bindi mujya mwumva ngo barebaga uburebure, bakareba ubugari, bakareba iki, hanyuma nirukanywe n'ubunini n'uburebure. Cyabaye icyaha? Ko ndi munini, mfite igikuriro, nk'icyo gihe ugomba kuvamo ukajya gusora. Niba uri muri, ni ukuvuga ngo babaga bagiye rwose, nanjye icyo cyaranyirukanye, nicyo cyankuye mu ishuri, nta kindi cyankuyemo. Igice cya mbere cy'ikiganiro kuri aho ngaho wirukanwe n'ukuntu waremwe utarabihisemo, ni ikintu gikomeye cyane. Mu gice cya kabiri cy'ikiganiro tuzareba noneho kariyeri yawe, umaze kwirukanwa, usubiye iwanyu, byagenze bite, yewe biraza no kudukurira kugera n'aho wageze mu idini, kugeza n'aho waba acidikoni. kugira ngo abadukurikiye muzaryoherwa n'igice cya kabiri. Mukomeze kuryoherwa na gahunda za Rukizangabo Shami Official TV. Ikindi kandi mukande subscribe, mukande share, duhe n'ibitekerezo. Ikindi kandi abari hirya no hino mu mahanga, yizere ko mwaryohewe n'inkuru ya muzehe Acidikoni Muzungu Samson Sharire, kandi azakomeza tuganira, numva bizakomeza kuba byiza. Ngaho rero twitege ikindi gice cy'ikindi kiganiro.